ndaguheneye we federa wabaye umugabo nje ntabwo nzi impamvu ukuntu agiye kuvuga uburyo umugore we ngo arutamuteze arutamutese gute yarashatse ikigabo cy'ikigoryi nkawe cy'igicucu ubundi ndashaka ubundi kukubwira ahangaha no nkubwiza umugore wawe ni ikigoryi nawe uri ikigoryi cyane uri kubyumva pasiteri Mutesi afite amateka afatika hano ikindi abaye yaribye uyu munsi ntabwo yaba ari ahangaha ribye ari mukurikirana ribye uriya mugabo Rwema bafite ribi ifite inkiko ifite cyangwa se gereza yanuza ifite yareskorotse baramufata nuza uyu pastor Yongwe yareskorotse baramufata n'abandi benshi cyane kugira ngo Sarongo yareskorotse baramufata ni gute pastor Mutesi yakweskoroka akaza mu ruhame akaza gutukwa no kuvogerwa akaza kuza gucibwa amabere uko kuriya ni nko gufata ubundi ubwa mbere warabanje uramufata uramutatamura uramushwaratura mu maso uramanuka ugera ku myanya y'ibanga urayitatamura ugera ku rwego uvuga ibitari kuvugwa ugeze no ku mabere yero yashishimuye yawe y'umugore duhure igushuka kuko nta kuntu uri bugifate kuko bimaze kugaragara ko ari biri muraza ukanyisha bimaze kugaragara ko ari uri ubundi uri kuyizana gute kwitaba muri social media umuzani cy'umugore wawe umuzani iki umugore wawe nabaza ubundi umugore wawe ubundi umuhoza mu kanwa nkande umugore wanjye ni Imana se ni Yesu umugore maze gusanga kuko nta bwenge ugira arangije arampururiza yego wanjije wowe nabanye nawe nenda kubyara urangije uransebya papa Bitanga icyo kigora arimo aravuga ngo kiruta Mutesi nabanye nacyo nkeneye umuntu wanyegera umubyeyi noneho ni umukecuru reka mugereranye nka mama umbyara kugira ngo nzarenga nagenda rene ngo igikariso cyaracitse uriya ni umugore wiyubashye none uyu munsi ibi bintu ni ibiki ntabwo umugore wanjye ari inkozi y'amabi si inkozi y'amabara ntabwo umugore wanjye ari umwesikoro ntabwo umugore wanjye ari nyirakazitereyemo ibyo birumvikane tekereza imwemerera kuba uyu munsi banza urebe n'ubupfura bwiwe hari ubupfura yerekana imbere y'abantu ubupfura bwa Masharirene yanavuze ati n'umugabo arifuza ko basubirana umugabo batandukanye ari kwifuza ko yakongera gusubirana nande na Masharirene bisobanura ngo yitwaye neza none uyu munsi uravuze ngo yambaye igikariso uri kumva mu bisobanura ngo wowe uri ikigoryi n'umugabo ni ikigoryi mwese muri ibigoryi byahuye idebire uyu munsi wa none abantu b'abahanga ntibagihabwa agaciro turafata ibigoryi bikaba aribyo bitwumvisha ko tugomba kuba ibigoryi bikaremamo abana bacu ubugoryi uyu munsi wa none ushobora kubona ibicucu gusa a bunch of fools uyu munsi nta muntu uvuga ikintu kiri umuntu yafasha undi kugira ngo akivuge ngo abantu bagihe agaciro uyu munsi urasanga muri telefone yawe urimo urareba ibimara byuzuyeho gusa amusore nta mazina yabyo mvuze n'ibyumvugo n'akazi kabyo ibimara byumva ukareba uyu munsi wa none abantu bari seriye ntitubafata nk'aho bari seriye abanyabwenge tubafata nk'aho nta gaciro bafite ahubwo tukimika ubu kwamamara k'ubugoryi kera twumvaga abantu b'abanditsi tukumva turabifuje tukumva abantu b'abahanga ukumva wifuje gusoma ibintu yanditse ariko uyu munsi wa none urashaka kureba ubwambure bwa kanaka burimo kwamamaza ibyo ubu uyu munsi bari Tazari ni très populaire kurusha wenda Kinyuwa Chebe uyu munsi ubaze inshuro abantu bashobora n'abafite ubwenge bagiye bareba kuri bari Tazari birakwereka ikibazo gikomeye abantu bakoze ibi bintu ntabwo ari ibigoryi uyu ni umugambi mugari wo kudistractinga abantu bakajya mu bintu biri aho ngo by'ubucucu turumvikana ariko ndashaka nkubwire yuko uyu munsi ibyo twavugaga hari ibigerageza kureba umuryango parenting n'ibindi ariko mbabaza already tugiye kurema imiryango y'abantu bangiritse n'abatariho ni ukuvuga ngo dufashe umuntu umwe ikirara kimwe tugihaye ikihomora kindi bagiye kurema noneho ikihebe
ika tubivuge dufashe ikirara tugishingiye igihomora bagiye kurema ikintu kimeze nk'ikihebe. Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Kwizera TV, ndabasuhuje aho muherereye mwese, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mbifurije kugubwa neza. Ni Salomon nk'ibisanzwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho kuri YouTube channel yanyu nk'uko bisanzwe. Uyu mwanya ngarutse kuvuga impamvu zikomeye cyane, ni ikiganiro nifuje ko tuganiraho ibintu bike, ntago ndibuze gutinda, ariko ni ikiganiro byibuze uyu munsi ngiye guhagarara ku ruhande nasanzwe mpagararaho, ngiye guhagarara ku ruhande nasanzwe mpagararaho kubwo ubusesenguzi ngiye gukora muri iki kiganiro. Rero mbahaye ikaze, mbifuriza uwa gatatu w'umugisha, uwa gatatu w'ihumure, uwa gatatu w'intsinzi, uwa gatatu w'iterambere. Imana y'amahoro ibashigikire ndetse ibafashe muri byose mugerageza gukora ndetse no mu ntambwe zose mugerageza gutera. Ni Mr. Kwizera nk'ibisanzwe, reka kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu neza ntangirane aya majwi mbone guhita ntangira ikiganiro cyanjye, ngira ibyo ntangaza, ngira n'ibyo mvuga muri iki kiganiro. Ni ikiganiro ntibuze kuvuga amagambo menshi cyane, ndibuze kuvugiramo amagambo make, ariko nekereza ko ari amagambo y'umumaro kandi ari amagambo araba yumvikana neza cyane kubo yagenewe cyangwa se kuri beneyo. Banza wumve aya majwi. Ukumbana muri ubu mu gitondo saa 12 ndaguheneye ndaguheneye we fudera baba y'umugabo nje ntabwo nzi impamvu ukuntu agiye kuvuga uburyo umugore we ngo arutamuteze arutamutese gute yarashatse ikigabo cy'ikigoryi nkawe cy'igicucu ubundi ndashaka ubundi kukubwira ahangaha none nkubwiza umugore wawe ni ikigoryi nawe uri ikigoryi cyane uri kubyumva. Pasiteri Mutesi afite amateka afatika hano. Ikindi abaye yaribye uyu munsi ntabwo yaba ari ahangaha. Ribye yawe mukurikirana ribye uriya mugabo Rwema bafite ribi ifite inkiko ifite cyangwa se gereza yanuza ifite yareskorotse baramufata. Nuza uyu Pastor Yongwe yareskorotse baramufata, n'abandi benshi cyane kugira ngaha Sarongo yareskorotse baramufata. Ni gute Pastor Mutesi yakweskoroka akaza mu ruhame, akaza gutukwa no kuvogerwa, akaza kuza gucibwa amabere uko kuriya ni nko gufata ubundi ubwa mbere warabanje uramufata uramutatamura uramushwaratura mu maso uramanuka ugera ku myanya y'ibanga urayitatamura ugera ku rwego uvuga ibitari kuvugwa ugeze no ku mabere yero yashishimuye yawe y'umugore dukure igushuka kuko nta kuntu uri mugifate kuko bimaze kugaragara ko ari biri muraza ukanyisha bimaze kugaragara ko ari uri kuyizana gute kwitaba muri social media. Umuzani cy'umugore wawe umuzani iki? Umuzani cy'umugore wawe ndabaza ubundi umugore wawe ubundi umuhoza mu kanwa nkande. Umugore wanjye ni Imana se ni Yesu. Umugore mbaze gusanga kuko nta bwenge ugira. Arangije arampururiza. Yego wanjije. Wowe nabanye nawe nenda kubyara. Urangije uransebya papa bitanga. Icyo kigore arimo aravuga ngo kiruta Mutesi nabanye nacyo nkeneye umuntu wanyegera umubyeyi noneho ni umukecuru, reka mugereranye nka mama umbyara kuko ngo zarenga nagenda rene ngo igikariso cyaracitse. Uriya ni umugore wiyubashye, none uyu munsi ibi bintu ni ibiki? Ntabwo umugore wajya ari inkozi y'amabi, si inkozi y'amabara ntawe. Ntabwo umugore wanjye ari umwesikoro ntawe. Ntabwo umugore wanjye ari nyirakazitereyemo ntawe. Ibyo birumvikane. Tekereza imwemerera kuba uyu munsi banza urebe n'ubupfura bwiwe. Hari ubupfura yerekana imbere y'abantu. Ubupfura bwa Masharirene yanavuze ati n'umugabo arifuza ko basubirana. Umugabo batandukanye ari kwifuza ko yakongera gusubirana nande na Masharirene, bisobanura ngo yitwaye neza. None uyu munsi uravuze ngo yambaye igikariso. Yes, ngira ngo aya majwi mwayumvise, ni ikiganiro
cyakozwe na Papa Bitangaza ndetse n'umugore we Mama Bitangaza, cyashyizwe kuri Cukumburu kuri TV. Ni ikiganiro kimaze amasaha 20, gifite views 6,184. Ni ikiganiro cyagize comment 368. Igitumye nza muri iki kiganiro meze uko nguko nta kindi, mu by'ukuri hari ibintu abantu bakora rimwe na rimwe bibwira ngo bari mukuri cyangwa se bibwira ngo bari gutwika, bikarangira bitemeyeho itaka cyangwa se bitwitse bo bwabo. Wowe ukibwira ngo uri gutwika ugahora muri icyo kinyenga cyo gutwika, bikarangira witwitse mu buryo utazi. Navuga ngo iki kiganiro nkirebye muri iki gitondo, numva ndababaye cyane, amarira aragwa kubona umuntu w'umugore n'umugabo bose bafite imyaka y'ubukure, ndetse ababyeyi bafite abana babyaye barera babereye maso, kubona umuntu w'umugabo n'umugore bifata bakitereka, bakicara, bagatererwa kamera, bagatangaza amagambo nk'aya ngaya mu minota 43. Ni ikiganiro nakurikiranye, ntabwo ari ikiganiro kivuga ibibi gusa, kuko hari aho bacishijegamo bagashimira ibyo Pastor Mutesi yabakoreye. It's good, ni byiza cyane, nta nicyo bitwaye. Ariko kubona umuntu w'umugabo n'umugore bicara bakitereka kuri kamera, nta kindi gitumye bicara kuri kamera ari ukugira ngo batuke nanone undi muryango, ngo nuko bafite amakosa runaka bari kuwushinja, kandi bo bakabikora mu buryo bwo kuvuga ngo bari gukosora umuntu runaka. Aha ngaha ndagira ngo mbabwire ngo nukwibesha, n'ikigaragaza ko societe yacu dufite ikibazo gikomeye cyane. Ejo Kenisi yakoze ikiganiro nge nakunze, ni n'ikiganiro kiri kumfasha, ni n'ikiganiro navuga ngo nigiyemo byinshi cyane. Niba ndi buze kukibona kuri iyi phone mfite, sinzi ko ndi buze kukibona, ariko yakoze ikiganiro aravuga ngo why twisanze muri sosiyete twisanze muri sosiyete ishigikiye, kandi kino kintu mu cyumve nk'ukuri, ishigikiye abantu baza baje kuvuga ubugoryi, baza bari kuyobya imitekerereze y'abana bacu, tugahurura tukaza kubareba tukabashigikira, ndetse tukanabahereza ibitekerezo tubereka ko tubari inyuma. Ni gute twisanze aho hantu? Ese turi kubaka sosiyete ifite ikihe cyerekezo? Turi kubaka sosiyete iri kwerekeza he? Niba abantu 6,000 baza bakicara bagafata telefone zabo kuri internet biguriye, barangiza bagakurikirana abantu nk'abangaba bari gutuka famiye yindi, ngo nuko bafite ikosa runaka bari kuyishinja, mwarangiza mugatanga na comment zirenga 300, zigera kuri 368, mwese muvuga ngo murakoze, ngo mukoze neza, ntihabonekemo umuntu numwe wandika avuga ngo nubwo ibyo muri kubivuga uko nguko, nubwo muri kuvuga ukuri, ariko mwarengereye. Hakaburamo umuntu numwe ubagira inama ngababwira ati ibyo murimo mubirekeraho. Ikintu gitangaje, usanga n'abantu babakurikiranye abantu ntabwo ari abantu tuzi ngo bakiriritse cyangwa se bafite mind iri hasi, n'abantu baba barize basobanutse, aho kugira ngo bafate umwanya wo bari ibintu byubaka, bakaza gufata umwanya bakurikirana ibintu nk'ibi ngibi. Ni ikibazo gikomeye cyane, giteye n'inkeke. Ni ikibazo gikomeye cyane, aho umuntu wamugani yifata akajya kuri YouTube channel agasacinga channel y'umuntu runaka, uratangira ikiganiro avuga ngo ibigoryi binkurikiranye ndabisuhuje n'ibicucu, neza abantu mwese nawe aho wicaye ukumva wabaye ikigoryi, ukumva wabaye n'igicucu, vraiment ukumva nyine biraguhagije, birabaye. Ariko abantu baravuga ibintu byubaka,
byubaka igihugu bifitiye sosiyete umumaro, abo ngabo ntabwo barakurikirwa. niba uzasanga bari muri views 100, views 200, views 300, views 40, ariko umuntu waje akavuga ibintu by'ubugoryi, waje agahenera abantu kuri kamera ngo ari guhenera umuntu runaka, waje akita umuntu bwana nababaye. Si Pastor Claude reka mvuge ko ari umunyamakosa cyangwa hari yabaye umunyamakosa, ariko ni hehe mwabonye ikosa rikosozwa irindi kosa? Abantu munkurikiranye, ni hehe mwabonye ikosa barikosoza irindi kosa? Ni hehe mwabonye ikosa barikosoza irindi kosa? Uri umugabo ufashe undi mugabo mugenzi wawe, umwisi ikigoryi, umwisi igicucu, uhisemo no gufata umugore we ngo mwese ngo mubana ngo muri ibigoryi. Harya famiye yawe cyangwa se abantu bawe bagukurikirana, niba ufite n'inshuti, bibwira ko bafite umuntu babanye nawe, bibwira ko babana hari aho wavuze ngo Pastor Claude afite ngo uburwayi bwo mu mutwe, ahubwo nge nahindukiye mbona rimwe mufite uburwayi bwo mu mutwe. Iyi ni ya depression abantu bagira y'ubuzima bubi banyuzemo, bikarangira bo bagize umugisha gato, bagakora amakosa bibwira ngo ibyo bari gukora ni ukuri. Ibi ngibi byose abangaba bari gukora ni depression y'ibibazo banyuzemo, y'intambara barimo, ndetse n'ubuzima bubi baciyemo batifuza gusubiramo. Uko kuvuga ibi ngibi byose kuza bagatuka Pastor Claude n'umugore we. Reka manze mbabwire, Pastor Claude nubwo bivuga rimwe na rimwe abantu bakamutuka cyangwa bakamwanjama, ariko ntabwo umugore we nakagombye kumugira gatobero. Uko biri kose umugore we nta muntu turabona aje kwataka kuri iyi mihanda, ntawe. Kandi kuvuga ngo umugore we ngo aruta Pastor Mutesi, kuri Pastor Claude umugore we aruta Pastor Mutesi, kuko umugore we amutegura amazi akayashira muri dushe, umugore we n'umutekera akarya, umugore we amuterera ipasi, umugore we barararana. Ntabwo Pastor Mutesi ibyo byose Pastor Mutesi yababayeho mwiza, abibereye mwiza kuri Feredina, ntabwo ari mwiza kuri Claude, kuko umugore w'umuntu amubera mwiza ku giti cye. S'il vous plaît, ntabwo umugore w'umuntu aba mwiza kuri sosiyete, aba mwiza kubwo babana, abera mwiza uwo babana, abera mwiza uwo babana. Ukaza ugafata umuntu w'umugore w'umubyeyi mwana kuri, reka mbabwire, uyu mubyeyi mujye mumwubaha, uyu mubyeyi mujye mumwubaha, uyu mugore wa Pastor Claude mujye mumwubaha. Hari igihe n'umuntu ubwe abana n'ikigera cyangwa abana n'igikomere, akabura uburyo bwo kuba yakiyomora, akabura n'icyo yakora. Hari igihe ubana n'ikintu ukabona nta mbaraga, nta n'ubundi buryo bwo kuba wakwikiza icyo kintu banye nacyo, ukakira kaje. Hari igihe uyu mugore ashobora kuba nta kintu atakoze kugira ngo Claude ahinduke, ariko bikaba byaranze byarabaye ibyo gusa. Mbere yuko muza mukamwataka, niba umuntu atarakugiriye neza, ibyo ni ibyawe nawe birabareba, ntabwo ari ngombwa ngo uze kubishyira kuri iyi mihanda. Afite abandi yagiriye neza, afite abo yabereye beza. Ntabwo umuntu abera abantu bose mwiza, ntabwo umuntu abera abantu bose mwiza. Nk'uko we Pastor Mutesi yakubereye mwiza, afite abandi bantu yabereye babi. Pastor Mutesi ashobora kuba yaragufashije kukabona uri ku mihanda, uri umuntu w'umusitari nyine, yumva ko n'ubundi kugufasha kwe biragira nawe icyo bimwinjiriza. Hari abandi bamutabaje bakamwaka ubufasha akabaninira kandi afite icyo kubafasha. Ukuri kuvuga Pastor Mutesi neza, hari n'abandi bari kumuvuga nabi, kandi ukuri kuvuga umugore wa Claude nabi, hariho abari kumuvuga neza. Ejo Pastor Claude yajya muri ribu ngo yabarenganyije. Ese tuvugishije ukuri, abantu mutekereza kuko mutekereza muri sosiyete byibuze twifuza ko yavamo abantu b'abahanga, abantu bateye imbere, murumva ibintu ari ibintu bikwiye.
ibi bintu murumva ari ibintu byo gushigikirwa, tukaza tugatera kamera tukicara tukavuga ati wow mwakoze cyane, mukoze kumutuka, mukoze kumuhereza gasopo. Ibi ni ibintu byo gushigikirwa. Ese Pastor Mutesi bavuganiye we nawe Pastor Mutesi yanezezwa no kumva aba bantu ibyo bavuze agacece kagatuza? Ari umuntu ushira mu gaciro, ari umuntu ushira mu gaco, ushira mu nyurabwenge. Pastor Mutesi yanezezwa nabyo? Uko icyo nzi cyo, niba Pastor Mutesi yagize amahirwe yo kumva iki kiganiro, aba bavandimwe arabahamagara babwira ati no. Kuko niba Pastor Mutesi anejejwe n'abamurwanirira, ukabonejejwe n'abantu barakurwanira muri ubu buryo, nawe ubwawe uri icyorezo. Nawe ubwawe waburi icyorezo, unejejwe nuko abantu bakurwanira muri ubu buryo, nubagira inama ngubereke uburyo bakwiye kugenda n'uburyo bakwiye gukoramo ibintu. Ufite ikibazo nawe mu mutwe wawe, ubwawe waburi icyorezo, waburi icyorezo. Kandi kuba Pastor Claude yavuga ngo umugore wanjye ngo ntahuriye nawe, nibye. Kuko nubwo Pastor Claude yaguseka ngo usenye ingo zingahe, ari umugore atunze yarasenye, ari nawe ubwe yasenye ingo. Ari Pastor Claude yasenye ingo rutari rumwe rutari n'ebyiri, yavuye mu ngo zirenze rumwe. Ariko ntabwo uburyo papa bitangaza na mama bitangaza mwitwayemo ari uburyo bw'ababyeyi, ntabwo ari uburyo bw'ababyeyi. Niba mushaka no gutwika, mushaka ubundi buryo mutwikamo, mwe gutwika mu ubu buryo, mutwike mu bundi buryo, mutwike mu zindi nzira. Ariko ubu buryo wapi hari ibara ritabera imbwa. Uburyo mwashatse gutwikamo ntabwo bubakwiriye, ntabwo ari uburyo bukwiriye. Muri gutwika nabi, muri gutwika nabi, ndetse muri gutwika mu buryo budakwiye, muri gutwika mu buryo budakwiye, mu buryo butari bwo. Hari n'abantu iyo ushaka gucyaha umuntu, ntabwo umucyahana uburakari, nta nubwo umucyahana inabi, umucyahana ineza ndetse n'ituze n'urukundo. Uko iyo umuntu umucyahanye neza ukamucyahana urukundo, wa muntu yumva ibyo umubwiye. Ariko ahangaha ikintu mwakoze ni ukongera guhagurutsa Pastor Claude, mukongera mugacana uburakari bwe, mukongera mugacana uburakari bwe. Kandi reka njye mbabwire, iki kiganiro mwakoze njye nagikurikiranye. Pastor Claude ari uwo kujya kubarega. Iki kiganiro kirimo ibintu bigize icyaha birenga 10, kuko mwagiye mukoresha amagambo mabi adakwiriye sosiyete nyarwanda, mwagiye mukoresha amagambo mabi. Niba Pastor Claude yarise Elize ngo ni igicucu, ntabwo mwe mwakagombye kuza ngo mubisubiremo, ngo namwe mumutuke ngo mwitwaje kuko afite umuntu yatutse. Ntabwo ibyo mwakagombye kubyitwaza, ibyo ntabwo mwakagombye kubyitwaza. Ese niba Pastor Claude ari mwe niki cyiza mukoze abantu babashimira? Ko mbona namwe mubaye babi nkawe, ko nubundi ntaho mutaniye nawe, nubundi intambwe muteye isa niyo yateye. Pastor Claude ni mubi, namwe nubundi muri babi, kuko muri mu nzira ye. Namwe kamera afite niyo namwe mufite. Nta Claude nta papa bitangaza, nta madamu Claude nta mama bitangaza. Mwese muri bamwe, mwese muri bamwe, mwese muri bamwe, muri ikibazo muri sosiyete. Pastor Claude hamwe nange mwakagombye guhanwa. Kandi ibi byose ngo muri kunezeza aba diaspora kugira ngo babakandira akanyenyeri, muri kunezeza ngo abakunzi ba Pastor Mutesi, dore ko ntabwo mugikora umurimo w'Imana mukeneye ngo Imana yamamare cyangwa Imana igira abantu bayikunda. Mukeneye kwamamara mu bwanyu ngo mugire n'abakunzi. Muri kunezeza abakunzi ba Pastor Mutesi aho mwakanejeje imitima y'abakristo. Nyine muriho mugira ngo mushimishe sosiyete ya Pastor Mutesi, agatsinda cyangwa agatsiko ka Pastor Mutesi babakandira akanyenyeri. Nge narababwiye kuri iyi mihanda maze imyaka 2 nungwana ni YouTube channel, imyaka 2 irengaho banzara amezi 2. Nshimira Imana ko yaba iri monetize, nagize umugisha bwa monetize. Nta muntu uramereza n'igiceri cy'icuma zancyurira, kandi nzanyirwa na Imana izamereza
kwinjiza kuri iyi cano abantu bazanga bakavuga ngo ngerega inyungu tuba dufite ngo nuko wakora ikiganiro ngo umuntu ngakagukandira akanyenyeri nutakankandira ntacyo bintwaye nukankandira sava nzagushimira ariko nutagakanda ntacyo bintwaye ndiho mbayeho ntabwo mbayeho kuko abantu bampaye ntabwo mbayeho kuko hari umuntu nabwiye ngo mpereza amafaranga ntabwo ariko nk'uko tugomba kubaho mwanduranya ngo kugira ngo abantu babahe ngo abantu babafashe umuntu ugufasha kuko wabanje gusenya mugenzi wawe ubundi uwo muntu ni mwiza uwo muntu ni mwiza cyangwa niba abandi batishimiye ko sosiyete nyarwanda ibaho itekanye inezerewe reka nkomeze mbumvise iby'aba bagabo batangaje umugabo n'umugore cyakoze birababaje kuba wabana n'umugabo wabana n'umugore wawe haba we ntagire inama kugira nawe ubwawe ntugire inama umubwira umugore muzima ukifata ugahena kuri kamera ngo uri guhenera ngo mwataye ikuzo mwataye icyubahiro n'agaciro mwaragataye kwiyandagaza gusa hejuru y'udufaranga hari ubundi buryo mwakoramo ibintu hari ubundi buryo twakoramo ibintu kandi tukinjiza amafaranga kamumvisha sheretana na kigenzi cyacu kirimo indani uri kunyumva ikirimo indani umuhanga wawe umugore tereta kigenzi cyacu cy'indani umuhanga w'umugore w'ikigoryi uri kumva yego mu bisobanura ngo wowe uri ikigoryi n'umugabo wawe ni ikigoryi mwese muri ibigoryi byahuye idebire ndagira ngo mubabarire noneho ndagira ngo hano mutangire noneho mubabarire ibaze kumva amagambo nk'aya ngaya ibaze kumva amagambo nk'aya ngaya kuri iyi mihanda kuri Pastor Claude naza agasubiza ngo Pastor Claude ni mubi nje nageze naho mbona ko Pastor Claude atari ikibazo ahubwo ikibazo ni abantu mu mwataka ni abantu mwamwigize ngo mushigikiye ngo Pastor Mutesi nimwe kibazo Use ahangaha papa bitangaza na mama bitangaza mwicaye n'abantu babakurikirana mwicaye mugatekereza ahangaha inama Pastor Claude agiye gukura muri aya manjwe mwavuze ni iyihe inama agiye gukura muri ibi bintu mwatangaje ni iyihe niki kirimo cyubaka cyangwa ni iyihe nama irimo mwamubwiriye yabasha kumuhindura umugabo aratera umugabo araruka n'umugore aruke nako umugabo araruka umugore ahitwe dufite ikibazo amajwi ya Kenisi ndashakanya bumvise ariko dufite ikintu cyitwa ikibazo reba uriya witwa ngo ni Gitaf nabonye ejo bundi yaratumiwe muri Jenny's Comedy ariko tuvugisha ukuri ubundi niki uriya Gitaf impayitumira n'izindi cyano zigiye zitandukanye zikamutumira afite kidasanzwe muri we usibye ubu ibintu by'ubugoryi azangaho akampurika mu maso y'abantu niki kindi kintu afite kidasanzwe muri we kuko muri gushyigikira ibi bintu impamvu n'abantu baza umuntu ufite cano impamvu azagenda agashaka umuntu nka uriya ngo azamuhereze ikiganiro azagenda akazana Nzovu uzirirwa avuga buryo kiwe na Yaka babomoye inda imwe icyarimwe indangamirwa icyarimwe ari babiri impamvu bazagenda bakazana abantu nka bariya nuko sosiyete rimwe mu bishigikira ntabwo mwakurikirana ibintu bizima byubaka muragenda mugakurikirana bya bintu by'iki by'ubugoryi mumbwire mu bintu uyu mugabo n'uyu mugore batangaje ikintu kirimo cyubaka kirimo cyakubaka ukavuga ngo ibi bintu bavuze byakubaka umwana wanjye azabigenderaho mwana wanjye aramutse abikurikiye usibye kuba uri kubyumva wabona abana bawe baje ugahita ukupa ukajya kubyumvira mu cyumba cyangwa ukabyumva bagiye ibi bintu wabyumva uri kumwe n'abana ibi ni ibintu wakumva wicaranye n'abana
komenti 368 zose zishigikiye imiriro, imitima, utuyemeje two guseka ati murakoze cyane kumubaga. Ariko ndagira ngo mbwire papa bitangaza na mama bitangaza, nubwo mwaba mwibwira ngo muri abanyabwenge, nta bwenge. Uko umunyabwenge nurinda ururimi rwe akamenya ibyo rukwiye kuvuga n'ibyo rudakwiye kugira ute kuvuga. Ntabwo umunyabwenge ari kuza ngo avuge ibyo yumva byose bimuje mu mutwe ngahita bikubita hasi. Ntabwo ariko bimeze. Bura Pastor Claude muri iyi minsi mbona Pastor Claude yarahindutse, yarahindutse, yaciye bugufi, yari yoroheje, nta ntambara gikeranya amwe n'abantu. Oya, akana asigaranye kakadefo nsigaye mwangaho ni kamwe, nakantu ko kwataka abantu bose abita ibigarasha. Naho mu guhinduka Pastor Claude yarahindutse. Pastor Claude yarahindutse, ariko akantu ko kwita abantu bose abonye ngo ni ibigarasha niyo defa asigaranye yo yonyine. Iyo nayihindura ibintu byose azaba yabishoboye. Ariko papa bitangaza na mama bitangaza, aho muricara mwinenge mwiga n'amafaranga YouTube izabahemba kubw'iki kiganiro. Ndabizi iki kiganiro iki ngiki ntabwo kirabura kubinjiriza nk'amadolari 20 arenga cyangwa 25. Ariko aya mafaranga mwayarya uko muzayarya muri kwinenga mu miti, mwicira urubanza muvuga ati nubwo turi kurya amafaranga twarakosheje, ntituri beza, nta cyiza cyanyu. So nyine izi nizo cano mukeneye, tugende tuzana abantu dutukana, dushira ubwambure bw'abantu hanze, muzadukurikirana, dushira nibyo mukeneye nyine kumva, nibyo mukeneye kureba. Ariko ibintu byubaka societe, byubaka u Rwanda ntabyo mukeneye. Ibintu byubaka ubwami bw'Imana ntabyo mukeneye. Turi kwerekeza he? Turi mu yihe vision? Turi mu kihe cyerekezo? Turi mu kihe cyerekezo? So nje nasaba RIB, batarindiriye ko Pastor Claude ajya kurega papa bitangaza na mama bitangaza bakagombye gukurikiranwa. RIB itarindiriye ngo Pastor Claude cyangwa se umugore wa Pastor Claude ajye kurega, RIB yakagombye gukurikirana papa bitangaza na mama bitangaza. Ko ikiganiro cyabo ni ikiganiro kibahamya ibyaha, kigize ibyaha, bakagombye guhamagarwa, niba ari n'amabagirwa bakayigirwa. Ariko kuko badahamagaye ngo bagirwe inama, cyaba ari kibazo gikomeye cyane. Nta twaba turi kwerekeza, nta na hamwe, ntaho twaba turi kwerekeza kabisa. So mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Icyo ngende cyo nanjye gutangaza, niba dukeneye gucyaha umuntu tumucyahe mu rukundo, tumucyahana ubugwa neza, twiza kumucyaha tumeze nkuko n'ubundi we ameze. Nose ubundi hanga rugero mwahaye Pastor Claude nuruhe? Nuruhe rugero rwiza mwamuhaye? Nuruhe rugero rwiza mwamuhaye? Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom.